Yesu nashimwe, nanone nongeye kubasuhuza. Imana ishimwe cyane cyane. Imana ndashimye ko yaturinze aka kanya. Rero none ndabakiriye kuri channel yacu YouTube Umuhuza SPTV. Imana ibaha umugisha cyane, ndabakunda cyane. Uyu mwanya nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo dukunda abanzi bacu. Dukunda abanzi bacu kandi nibwo tuzasohoza gukiranuka kose Imana ishaka. Ni ijambo riri muri Matayo ibice 5 umurongo wa 44. Haravuga ngo ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu mubasabire ababarenganya. Ndarisubiramo, ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu mubasabire ababarenganya. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'uyu munsi ni ugukunda abanzi bacu, gukunda abatwanga. Bakatwanga twebwe tukabakunda, bakatuvuma twe tukabakunda, bakatugirira nabi twe tukabagirira neza. Haleluya. Iri jambo Yesu yarivuze igihe ari kumwe n'abigishwa be ngo bari bazamutse umusozi. Duhereye hano muri Matayo igice cyawo cya mbere niho titire y'amagambo ivuga ngo Yesu azamuka umusozi. Rero yazamutse umusozi ngo ageze hejuru ari kumwe n'abigishwa be n'abandi bakozi b'Imana batandukanye n'abandi n'izindi ntumwa ze n'abandi bantu bari baraho bakundaga kumva ubutumwa bwiza. Noneho ngo baterura amagambo babwira Yesu ati turashaka kutubwira umuntu uhiriwe uwariwe. Uhiriwe ninde? Umuntu uhiriwe n'umeze ate? Hari igihe abantu benshi, ngira ngo kiragiye abantu benshi bumvaga ko abantu bahiriwe ari abantu bagafashe, ari abantu bakomeye, ari abantu bava mu miryango ikomeye, ari abantu bazwi mu gihugu, cyangwa se ari abantu bafite imitungo ifatika yayindi tuzi. Hari igihe umuntu aba ari tukavuga turana umukire rwose tukumva ko ari uhiriwe. Ariko Yesu waza avuga ngo hahirwa umukene mu mutima we, hahirwa abakene bo mu mitima. Hahirwa n'abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko abo ngabo nibo bazahemburwa, nibo bazarya bagahaga. Hahirwa abarenganura abarengana. Mbese hahirwa abantu bafasha abakene, hahirwa abantu baca bugufi, hahirwa abantu bera imbuto. Abo nibo bahirwa. Abantu barwanya Satani n'abambari be bagakora iby'Imana ishaka, abo nibo bahirwa. Icyo nicyo Yesu ashakaga kuvuga. Ahangaha rero naho Yesu yaturiye amagambo aravuga ati rero mwebwe nshuti zanjye, bene data, ndabategetse ngo ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu. Gukunda umuntu wakugiriye nabi, umuntu waguhemukiye, umuntu wakubabaje umutima ukamukunda ukamugirira neza. Yesu yatubereye urugero rwiza. Yakunze abanzi be, yakunze abamubambye, yakunze abantu bamugambaniye, yakunze abantu bamugiriye ishyari, yakunze abantu muri imvugo zijya bamugiriye ishyamba. Abo ngabo arabakunda ndetse abagirira neza. Niyo mpamvu ari umuririmbyi yavuze ngo abo yagaburiye bakarya bagahaga. Nibo babaye abambere bo kuvuga ngo nabambwe. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko njyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu. Gukunda umwanzi wawe, wa wundi wakwiciye, umwe wakugambaniye mu kazi bakakwirukana, wa wundi wakuroze, wa wundi wakuvumye, wa wundi wakugiriye nabi, uwo ni wese avuze ati ndashaka kumukunda. Wa wundi wakuhimbiye ibigambo bibi, wa wundi wagushebeje, wa wundi wagututse, wa wundi watumye ubigicibwa, uwo ni Imana ivuze ngo ukunda umwanzi wawe. None hari indi jambo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. None aha ngaha rero waratubwiye ngo
ariko njyewe ndababwira nti mukunda abanzi ba iri jambo rirakomeye cyane. Hari igihe ushaka kuryumva ukumva ari ijambo ryoroshye, ni ijambo rikomeye. Gukunda umuntu wakuvuze akakuvuga ibintu bitari byo, ugakunda umuntu waguharabitse, ugakunda umuntu wakuvuze nabi, ugakunda umuntu wakwambuye ibyawe. Urwo rukundo rero ntago twaruhabwa n'umubiri, titwaruhabwa n'inyama n'amaraso. Ni Yesu wenyine ujya utanga uwo mutima, niwe ujya utanga umwuka wera wo kubabarira. Twebwe ntago tujya tubabarira, duhora twatura ngo Mana mbabarire, kutababarira kuko duhorana intimba, duhorana ibikomere bitajya bishira, kubera ko ntago umwuka wera aragera mu mitima yacu ngo aduhe kubabarira. Buri umwuka wera niwe ujya utanga kubabarira. Igihe cyose ukibabarira umuntu, ukumva ibyo wamubabariye biracyaza, ukumva ibyo wamubabariye ntaho byagiye, ukumva biracyari byinshi, ndetse wakomereka ukongera ukabizikura, umwuka wera batari yaza. Kuko birera avuga ngo umwuka wera naza nabamanukira azabagira abagabo nyabagabo bo guhamya, mbese bo kubabarira baduhemukiye. Mbese dukeneye umwuka wera. Niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo igihe wumva ko utagifite urukundo rwagushizemo, usigaye wumva ugenda uri nk'igikatsi, ngo umenye ko umwuka w'Imana yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe akigenda. Bivuze ngo umwuka wera niwe uduha urukundo rutuma dukunda abanzi bacu, niwe uduha umwuka wera. Mbese Imana itwuzuza umwuka wayo utuma dukunda abanzi bacu, abantu batugiriye, abantu baduharabitse. Abantu b'Imana mwe, hari igihe umuntu aguhimbira ibintu akabishakira n'igihamya, ariko twabonye Imana ivuga ngo ngaho babarira, tanga imbabazi. None Yesu yavuze ngo utababarira mwene ubusa azatinyuka kuza imbere y'Imana, avuga ati nanjye ndi umuntu, nanjye nje imbere y'Imana. Imana yadushaka ko tubabarira, cyo bita kubabarira, imbabazi, gukunda abanzi bacu. Dukunda abanzi bacu ngo tubasabire, tubasengere, tubasabire imigisha. Nk'abantu ntago ibintu wabikora utuzi umwuka wera uri mu mubiri, ahubwo nawe warwanisha umubiri bikaba hasi hejuru. Amvuge muvuge, andwanye murwanye, andoge nanjye muroge, angiye mapfu nanjye mugireyo, amvume nanjye muvume, andwanye murwanye. Izo ni intambara z'umubiri, ariko dukeneye umwuka wera uduha kurwana, tukunda abanzi bacu. Iki cya kamere gituma twanga abantu batugiriye nabi. Dutegetswe gukunda abanzi bacu, ni itegeko. Niko se yavuze ngo ariko njyeweho ndabategetse, cyangwa se ndababwira nti mukunda abanzi banyu kandi mubasabire. Ni itegeko, si no kwinginga, ni itegeko ry'Imana. Ukunda umwanzi wawe, ukunda wakuvumye, ukunda umuntu kutuka, ukunda umuntu waguhara, ukunda umuntu ugusebya, umusabire ku Mana. Tewe yararimbye avuga ngo ujye usengera n'abandi bose baguhekenyera amenyo, n'abandi bahekenya babarabaka, nabo basengere, ubereke Imana, nabibagirire neza. Na Yesu ari ku musaraba avuze ati Mana ubababarire kuko ntabwo bazi ibyo bakoze, ubababarire ubeze. Natwe ijambo ry'Imana avuga ngo ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, mubasabire ababarenganya. Uzi umuntu kurenganya, warangiza ukamugira ku musozi, ukamugira mu butayu, ukamugira mu cyumba wawe wiherereye, ukamugira ahantu, ukabwira Imana ngo umubabarire kuko atazi ibyo akoze. Ibi ntago ari uyu mubiri twambaye ujya ubikora. Retekire, ni imbaraga z'Imana nizo zijya zitanga kubabarira. Umuntu arahemukirwa akumva ntiyababarira, akumva nta n'imbabazi afite muri we, akumva nta nubwo ashaka kubabarira, ariko umwuka wera yaje urababarira. Imana iduha umwuka wera, umuduha kubabarira, umuduha gutanga imbabazi. Uyu mwuka wera turawukeneye. Nta kindi kizatubesha muri iyi si y'uyu munsi, iyi si y'iki gihe dusohoyemo cy'uyu munsi. Hatabaye umwuka w'Imana uzaduha kubabarira, biragoye kugira ngo uzabone umuntu muzagendana uru rugendo, mu rugendanemo neza, atagukubise hasi cyangwa se mukubite hasi,
uzakomeretswa n'abandi usengana nabo, uzakomeretswa n'abo wirirwana nabo, uzakomeretswa n'abo bahukorera, uzakomeretswa n'abo uvugira ubutumwa. Rero kugira ngo ubone imbabazi zo kubaha, kugira ngo ugendane nabo neza, nuko uzasaba Imana umwuka wera. Uyu mwuka wera niwe ujya uduha kubabarira, tukababarira, umuntu akababarira. Hari n'igihe imiryango igukomeretsa uyivukamo warayikuriyemo, ariko uyu mwuka wera amaze kukugeramo, amaze kugucengera mu magufa no mu mizokoro, ahita kugira nka paralize, ukujya ureba byo bakoze ugasanga bari nko muri komedi. Kubera iki? Kubera ko muri harimo umwuka w'Imana. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wera niwe uzabaha kuba abagabo nyabagabo, niwe uzabaha guhamya, niwe uzabaha kubabarira, niwe uzabaha kwera imbuto zikwiriye abihanye. Dukeneye umwuka wera. Haleluya. Rero dukunda abanzi bacu, dukunda abatwanga, dukunda abatugambanira, dukunde babandi. Hari igihe se yagize avuga ngo mwebwe nari ndwaye ntimwangaburira, bamwe nari nshonje ntimwangaburira, ndwaye ntawansuye, nambaye ubusa ntawanyambitse, mbese mwarantereranye. Bamwe bavuga ati twakubonye ryari ushonje, twakubonye ryari wambaye ubusa, twakubonye ryari bimeze uko. Yesu avuga ati urya wa wundi urya muto muri mwebwe mutabikoreye. Burya yari ngiye wagendagendaga muri karitsiye, ninjye wagendagendaga mu itorero, ariko hari igihe umuntu akugirira nabi ukumva nta mbabazi ufite, ukumva nta nubwo uteganya kuzimuha, ariko umwuka wera azaduhe kubabarira, azaduhe kubabarira abatugiriye nabi, abatugambaniye, abatuvumira ku gahera, abavuga ngo ntacyo tuzamara, babandi batubwiye ngo nta nubwo tuzikamera n'imbwa, babandi bose bavuga ngo uzapfura imbwa, babandi bavuga ngo amashuri uzazakupfira ubusa, ati wowe uraho nyine uraho. Cyo bagira mu musozi, mu butayu, cyangwa basengere no mu rusengero, aho uri hose ubasabire ku Mana, ubereke Imana, ubasabire ibyiza, ubifuriza ibyiza. Pawulo yaravuze ngo icyo gihe muzamubashyize amakara ku mutwe, muzamubikoreyeho amakara azabatwika, kuko ntako tubarwaze nyine, turwaza. Biragoye ibi bintu, ni umwuka wera ubidushoboza. Nanjye uri kuvuga aya magambo, mfite benshi bankomerekeje, benshi cyane, ariko ndashimira Imana ko yampaye kubabarira. Ntabwo nkibatekerezaho, ntabwo nkirirwa mbitindaho rwose. Mbona nyine cyari igihe cyanjye, cyari igihe cyo guca muri biriya bigeragezo. Mbona cyari igihe nagombaga kwiga, kamenya umuntu uwo ari we, uwo dusenga nawe, dukora nawe, tubana, uwo twirirwana. 24 kuri 24. Hari igihe uhura n'ikigeragezo cyo kwiga umuntu ni iki, umuntu ni iki. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubundi umuntu ni iki kumwitaho. Imana itutaho turi babi, idukunda turi abagome, idukunda turi abagambanyi, ariko ikatwereka urukundo rw'Imana. Rero n'iri jambo ry'Imana riravuze ngo ndababwira ngo mukunde abanzi banyu, mubasabire. None hano hepfo haravuze ngo none se nimuzagenda mukunda ababakunda, mukunda ababakunda, kuko nkunda ngukunde, kuko nkwiyumvamo, tubigendanemo kuko nkwiyumvamo. N'ababandi utiyumvamo utegetswe kubakunda, ukajya ubasabira ku Mana, ukabirika Imana, Imana ikazabagirira neza. Aho uri hose Imana iguha imbabazi muri wowe. Niba byaranakunaniye kubabarira, ukumva umutima wuzuye kutababarira, usaba Imana iguha imbabazi, iguhe kubabarira. Wibuke kandi ko nawe yakugiriye imbabazi, wibuke ko nawe yakubabariye, wibuke ko hari byinshi yagutambukije kandi byari bikomeye. Imana ujye yibuka, uruzirikane neza yayo. Reka dusengane Imana. Imana itange kubabarira mu gihe nk'iki, mu gihe gikomeye, mu gihe cyurije abagenzi, mu gihe kigoye. Imana iduhe imbabazi, iduhe gutanga imbabazi, kuko natwe yaratubabariye. Turi babi, turi abagome, yaratubabariye, itugirira icyizere, tuzana mu nzu yayo, iduha imirimo. Natwe tugomba kubabarira bariya bose, Mana, nanjye n'abariya bose. N'uwamemukiye we nunyumva, yumve ko namubabariye, naramubabariye rwose, kuko Yesu yamaze kumpa umwuka wera umpa kubabarira. Ntabwo nkiri wa wundi, ntabwo ngifite yanzika, singifite bwa bugome. Yesu yamaye kubabarira. Niyo mpamvu ngiye gusengera n'abatari babona kubabarira, Imana ibahe kubabarira. Mwami Yesu nyagora ku ngoma,
ndagushimye iri joro muri aya masaha sengeye bene data bagukorera, bakurimbira, bakuvugira ariko bananiwe kubabarira. Bahora basenga basaba imbabazi, bakavuga ati naramubabariye ariko akantu gato kakoma bikagaruka. Ibi twasanze ari abadayimoni. Dusabye umwuka wera, wa wundi utanga kubabarira. Umwuka wera nazababarira ubwoko bwawe, umwuka wera umwe watubabariye, umujye utwemeza ko turi abanyabyaha, umujye utwemeza ko twacitse intege, umujye utwemeza ko tuhagaze no mu bihe byiza. Nazatange no kubabarira mu mitima y'ubwoko bwawe. Reka umuntu wese wakomerekejwe akababarira bikanga rwose, uyu munsi umuhe imbabazi, umuhe gutanga imbabazi. Kandi Mwami Imana niwe ujya utanga uwo mutima. Ntabwo ibingibi tubihabwa n'amaraso n'umubiri, ahubwo tubihabwa n'umwuka wera. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe ubona utagifite urukundo, mu gihe ubona uri kwiyobora, mu gihe ubona usigaye ufite urwango, mu gihe usigaye wumva ariko rugukontorora, umenye ko uwo mwuka wera yagiye, umenye ko yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe akigendera. Nanjye ndasenze rero, unyemere wongere ugarure umwuka wawe, wongere uduhe gukunda abatwanga, uduhe gukunda abatugiriye nabi, uduhe no kubafasha, uduhe no kubagabura, uduhe no kubambika, uduhe no kurira abana babo, uduhe no kubafasha mu buryo bushoboka bwose, abo bw'ijambo ryawe, abo n'uburyo bwo mu mubiri, abe n'uburyo bw'umwuka. Uduhe gufasha abanzi bacu, kandi nabo ubahindure amateka, ubahindure icyaremwe gishya. Nabo ntibazapfana urwango, ntibazapfane kamere yabo mbi, ahubwo bazapfe bahindutse, basinziriye mu Mwami. Nabo bavuga ati nabo baruhuka imiruho n'imihate, kuko bazaba nabo bakwakira Mwami n'Umukiza. Ngaho hindura imitima y'abantu batababarira, kandi n'abadukomerekeje nabo bahagakiza, kandi nabo bababarire. Tubisabye tubyizeye none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane kubwira ijambo, numvaga ari imfasha cyane ry'uko tugomba gukunda abatwanga. Imana iduhane umugisha. Muramuke kandi murari neza mu izina rya Yesu, amen.